yego abandi bose imigabane barayifite nabahaye product zose barazifite zose bose barazifite wigira zose jewe iminsi 30 wamaye ngo mbe nubatse inzu nk'yamakuru ino yanjye mu rugo do mwagurisha ikibanza cyane ndagukubita ibuye ry'umutwe ku buryo n'ubutaha n'abandi aho nimba urwaye se uko rwarabihuriye no gutuburira abantu uzi ukuntu wangize igicibwa mu rugo urabizi ariko narabikubwiye oya njyewe ukuntu yabimbwiraga numvaga bishoboka mereza amafaranga yanjye nawe ufite se we twayishyuye ntabwo ari we twayishyuye amafaranga yacu ubwo ngubwo bazayagushyinguramo uhamagara iwanyu babwire ko bagiye bazagushyingura urabona igihe wigira cyangwa uyaduhereze iki yaduhe ngo iminsi 30 uraba nguguze ngo makuza gutyo mbona nta buzima mfite ndarwaye none kurwara tugukiza hakiri kare tukwicure ko turibwa n'ubuzima ubuzima guhora bukurya wapi reka tubugukize kuko amafaranga inka y'uyu ntabwo yayigurishije ubu ntabwo bimaze kuguhaka ngo nzaba nubatse kwa makoza plus noneho kwa makoza ni ikihe tugiye gutuma dukora ni ikihe ahubwo tumukure mu muhanda batanagutabara tugende urabyishyura umutwe ko ndi menuka